umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Raki ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Raki ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Raki nta hantu azajya. ariko ubundi Raki uri kumbwira iyo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko si Raki kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Raki yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Raki mwice ubundi subirana umugabo wanjye. atari ibibazo koko uyu mugore afite ikibazo rwose mwana. njye dore na pasiteri muzi kubona ko yarenganaga bose abishenekaho mu cyangwa bararyamanye ngo bakuyemo amata ngo bagize ute ahubwo ufite ikibazo mu bwonko. ahubwo njye mwari ntabwo igitekerezo abona ko ikiganiro twari dukwiye kugira ntabwo n'ubundi kijemo shitani urumva nubisengesha ahubwo dushobora no gusenga gufata umuntu na pasiteri amufata twazaganira rwose uyu mugore adahari. reka tuzashaka umwanya tuganire kuko nawe afite ikibazo ashobora ko afite izindi mbaraga ziri kumukoresha mu izina rya Yesu. Uyu ni shitani w'umugore na pastor ashobora kuba ari nka rwose. nanjye ndabibonye ko nongeye nabyemera ko pastor yarenganaga n'inshuti y'umuryango. Professor reka tuzashaka umwanya dore tuganire. ahite gushiza mu rugo tuzashaka umwanya dore tuganire. nahaguruka mvire mu rugo. umva mwareka ngo herekeze tuzasanga dore tuganire tuzagira nisengesho n'uwarisenga ntabwo byagira. Sawa Yesu amucisha kuduha ikaze. tugende tubahe urugo rwose abantu bose nambire mu rugo mumvane dududu mu matwi nta dududu yanyu ushaka. Pasiteri karame ndakumva uzi ibyambayeho mbega isi n'abayituye niko wayibona ubwo duherukana hano uribuka ko nawe ko ibibazo byawe ngiye kubijyamo nkajya kwasoma amaze uko bimeze. waje kubijyamo noneho ngereye umukobwa araza ashaka gusoma nzakumva ashaka kumpobera mbega ishitani. ubwo se nawe byakubaho wa mugabo we bajya bavuga ngo utanirwa aganira bagira ngo ijuru riri hafi narabyiboneye noneho. ubwo wabyiboneye amahame n'inkokora n'amavi ntabwo biraza. yashinjije inda ebyiri ngo yazikuyemo ariko wowe ubanza ari 10 agiye kugushinja. Yesu we ntacyo urabona rero nibyo niho byerekeza kuko nayo ubonye ibimenyetso n'amagambo yavugaga wa mugabo we ndabona ariho bika nibyo nakubwiraga. Soso uri hariya we ntabwo uramubona ariko uzamubona. biraseka ari byoroshye. none se urabona ntarengana? pastor wivunika urarengana rwose. Yesu ariko urashobora kuba ari intumwa Satani akoresha yo guhirika abakozi b'Imana. birashoboka nabyo byashoboka kubera ko cyanangaje umuntu utuha n'umugabo we ngo amuhe agaciro basi wibe n'abashyitsi. njye narakubwiye ngo uriya mugabo we yaraguye. sibyo ko wenda wowe wabonaga ko hari ikindi kibyihishe inyuma ariko ntacyo. ubwo mubonye ko ndengana njye mbaye umwere ntacyo. Pastor babajya ku magambo nakubwiye mbe gushinja uko maze kubona ukuri. ngikande makuru se amakuru ni meza ariko kugira ngo uzi ko bya bintu twakekaga ko pasiteri na Soso haba harimo akantu bishobora kuba ari byo. reka nta kuzusaba umubeshye nyamara bishobora kuba ari hamwe. gute se kandi kubera ko ejo pasiteri yarampamagaye ari kumpa amafaranga ngo nze ngukange ngo cyangwa ngo mbunge ngo nimwe kwingwa ngo ngerageze ngukange kugira ngo ugarukire Soso. ibintu birabyo bisasa. hari mwarimu waje kutuganiriza mwarimu nyine dusengana nawe
soso neza arafotora nk'ibyo yakoreye pasiteri nawe amwisherekaho bivuga ngo ukuntu turyamana tugira ute tujye tubara ko ari urwasi. uriya mugore wawe yabaye iki? Mbashasaze burundu. ariko ubwo wasanga ari agakino baba bari kugukina wowe utamenya ibyabaye. hanyuma se agakino kakaba ari hagati ya mwarimu na soso, hagati ya soso na pasiteri. abo bose none se uwo mwarimu we ntibakorera mu itorero rimwe? rwose ibintu birakomeye. urabona ntabwo rwose byashoboka rwose. reka nkwereke rero urabona pasiteri akorera muri iriya torero, soso ni umudiyakoni, wumva hajemo na mwarimu. ibyo rero kugenda bakibuza bagapanga ibintu byakoroha cyane. ariko hari akantu nabonye ntangiraho amakenga kuko ibyinshi byagiye biba ndeba. mwarimu mu gihe soso ashaka kumushyira akaboko kadari yarazibira ajya kubitiraga kure, ariko kuri pasiteri karyamagaho ukabona pasiteri yavuze uko agira akaba ameze nk'icyo gusa ahubwo barebana ukuntu wenda nta biriya bintu biracanganye. ntabwo uri kwari kwagaragara tumenye ngo uri mukuri ninde ubeshyirwa ninde cyangwa se soso ararwaye kuko aba ari muzima. turi kuvugana yagera kuri mukuru w'agasara akaba ari muzima, kuri pasiteri yagera kuri mwarimu agasara agenda ahindagurika. uriya mugore wawe aracanganye rwose. ariko soso uzi ko ntari nzi ko warwaye bigeze hariya. Mbaye iki? ese igitsina gabo cyose ubonye urishanika ngaho pasiteri ngaho mwarimu, ubu ni indwara ufite yakurenze bigeze ahangaha nimeze gute? ariko seraka ibyo ngibyo bikureba ari iki koko? ibyo ngibyo ubundi birakureba mayera kuri mukuru se ko wantanze kuvuka wazagiye ukamvuza ubwo indwara ndwaye ntuyizi? kuvuza iyi ndwara nyine ndwaye urayizi, wowe uzagenda ujye kumvuza. iyi ndwara ntayo waba ufite na mbere hose. none niba uzi ko nayifite se kubera ikiri muri avangu utarwara? urayifite nyine kugenda wishanika ku bagabo. wazagiye ukayimvuza ariko washagahene ko muki ukagenda kurira udushashi kabonye. narakubwiye ngo jya ureba ibikureba, ibitakureba ntukabyinjiremo. narakubwiye ngo wowe kugira ngo uzanyigeho umenye ariko ibyakugora kandi nta n'ibyo wazapfa ubonye. none se buriya nka biriya bikoreye mwarimu ni ibiki? ariko se mwarimu ahantu tuziraniye wowe urahazi? ntiwamumenye ugeze muri uru rugo? urahazi. ikindi kandi wasanga hari impamvu itumye mbikora. oya nta mpamvu ntayo, ahubwo wowe urarwaye. ari abazimu niba ari iki se waraye abagabo? ubwo se abo bazimu ntibaba ari ab'iwacu, ubwo nanjye abo bazimu mbafite nawe waba bafite bwo gutwara umugabo utari uwawe. ahubwo wowe umuzimu ufite umva, ahubwo wowe ufite uzi ko umuzimu ufite azanatuma wiruka neza. wowe noneho wowe ufite n'uwo guta umugabo warangiza ukajya kwirirwa wurira abandi ubonye. ariko wowe ufite umuzimu wo gusanga umugabo utari uwawe. cyose musanze nkunda njyewe ko bambasanga mbakunda cyangwa nanjye bankunda bigutwaye baba bagukunda se nabivuga gute bagaterwa isoni no kuba bakora. wabimenya se ko tisura akajisho sinzi ikibazo ufite soso, sinzi ikibazo uvuza se ahubwo se nakuvuriza. ariko urabizi pasiteri, mu buryo bwose twapanze urabona ntabwo biri gucamo neza. ariko hari icyo numva ikindi twakora, numva twapanga amasengesho njye nawe tugasengera uriya muryango kuko ndabona bitoroshye. aho ndakumva, ariko ese hagati aho reka nkubaza, wowe ntabwo wigeze uzamura isengesho ngo gufate umunwa? ariko seka nkuba icyo uko ubizi uriya mugore ngo ni soso, icyo atakora ni iki? bivuze ngo nawe yagufata niba itari ibyo azabikora kuko nabibonye. ntacyo ubwo nawe umarije kubibona. ariko reka dusenge Imana iziyerekana, tumva icyo gisubizo twafata ubu ngubu. mwari kandi ubwo uzi ngo narakurakariye wapi? ntabwo rwose nigeze nkurakarira, ubyumve ko birangiye numvaga wenda nubwo ushobora kubireba ukaba wenda wakumva ko ari byo, ariko njyewe ntabwo umutima wanjye waciraga urubanza, numvaga nta kibazo kibirimo. gusa pasiteri, Imana igumisha kuba utarandakariye, yego, ariko aho byari bigeze njye numvaga nabirambiwe, numvaga ngiye gushyira ku mugaragaro. naho byari bigeze rwose numva ngiye gushyira ku mugaragaro kuko nabonaga nta kuri urimo. ntacyo nyine, gusa nyine dushimira Imana ko tumenye ukura amazi atararenga inkombe. ariko buriya gikaka hari ikintu ngiye ntekereje. none ko pasiteri atangiye kumenaho amafaranga
ngo bankange cyangwa se ngo batwonge cyangwa bikunda afite ikintu yo kwikeka harimo akantu aho hantu none ntawareba mu mutima w'umuntu cyangwa se ugira ute ariko byanga bikunda buri icyo kintu kirahari we ntabwo yashyiramo amafaranga njye yaranginze mukuri inzira ku murima aramubwira ati njye igikaka ntabwo njya ruswa mukuri inzira ku murima rwose ariko mbwira ngo ngukange ntabwo yakemera gushyiramo amafaranga ye we nta kantu karimo ntabwo ari gusa ko yagenda kose soso ryacanganye soso nta wamenya bimeze gute soso ntashaka divorce soso ntashaka kubaka ntabwo wamenya ikintu ashaka urumva soso umutwe we afitemo ibintu byinshi ahora aza gucangacanga kugira ngo bikuvange ntuzamenye iyo biva n'iyo bijya ariko nyine uzahore bya bintu twavuganye byibura umunyumvishirize basi dukoze amaso yatukuye ndabona neza wasaze ugiye guta umutwe ariko untera agahinda siniyabura no nakubwiye ngo ibyo ndimo njyewe mba mbizi urumva neza mba mbizi kandi mbikora mbishaka nubwo bwose ubizi ariko bizaguhenda bizanakugora ndetse nibingora bizankore ku giti cyanjye ariko ibyo ntabwo bikureba ese ubwo ayo maso yawe n'uwo mutwe uba washyushye kubera sosoro ni urukundo nkunda se ni impumu mfitiye muri iki gice cyatumye ushyuha bigeze aho ngaho ese muri ibyo byose uvuze urumva impamvu ari iyihe ko nzi ko utankunda kunyanga ko mbizi inkunda ko utaba waranjyanye umugabo uba washyuhijwe n'ikirapi naramugutwaye se kuko ariwe wamumpaye umumpatiriza umunsindagira ntanamushaka none wakwitaye ku mugabo ugikoreka kunyitaho rero guteye agahinda urababaje ntuzongere kumbabara rero sibyo usika neza ese mbura n'ikintu nagukora nka buriya mwibambaza aho ngo agukubite yagukubita ari kubigenzura iyo ankubita se n'umugabo wanjye ntabwo yarankubita nkaswe ya mwarimu uriya mwarimu kuki se atagukubita nuko umugabo atankubita ankubita se nk'iki na porofesa nakubwiye ngo ari porofesa ntabwo yatinyuka kunkubitira mu maso y'abantu urumva kubera ko arabizi neza ko nahita mwemeza njye nta mikino mfite urumva ngo wahita umwemeza ahubwo nuko azi ko uri umusazi akureka akabyirengagiza ubwo nawe ukubise yakwica ariko nawe uri umusazi rake nimba ubona narasaze nawe ukabuza kunsaraho urumva aho tugiye guta umutwe ari hehe ngo ntumutwe wakwitaye kuri porofesa kandi ukeneye ukamuba hafi ukamutetesha ngewe ukandeka nyine mwarimu akanyitaho mwarimu cyane reka noneho ngaho mwarimu ngaho pasiteri mukanya urazana n'abandi ese abagabo bose ni abanjye urumva maze n'abanjye kakurya nyine urabaroga ariko none se bene uriya mukirisitu wacu uriya porofesa ureba wagowe kuriya turamufasha gute nkawe nka mwarimu n'uriya mugore umeze kuriya w'umusazi bo nta kintu twamufashe kidasanzwe ntabwo turi abanyamategeko ngo tujya kumukorera divorce soso ahave icyo twakora ni kimwe cyonyine icyo dufite ni ugusenga ni ugusengera umuryango tukamusengera tukamuha hafi mu buryo bw'amasengesho tukajya tumugira inama numva ikintu gikuru cyane twamukorera kandi tukamushyigikira urabona ko uriya mukuru wa soso uriyo tukabashyigikira kugira ngo akomeze amuha hafi kuko tamubaye hafi rega uko nabonye soso porofesa yazasara none se mwari hari igitekerezo njye nari ngize ku bw'ibyo uvuze buriya nta kuntu twakunga soso n'umugabo we bakaba bakongera bagasubirana kubona ariwe basezeranye mu mategeko uriyerega nubwo bagiye kubanira mukuru we ntabwo bigeze bimarika rero njye ndumva icyo twakora twashaka uburyo twabunga bakongera bagasubirana pasiteri soso nzi hariya yiyunga n'umugabo we erega amakuru ya soso dushingiye ku makuru ya soso ibintu sinzi biragoye kubunga cyo kora imana ifite imbaraga na birashoboka gusa biragoye nta cyizere ntabwo kuri ibyo ngibyo twasenga biragoye niyo mpamvu nasabaga kugira ngo twegere umugabo we porofesa kwa ijambo ryavuze ngo ahirwe ihangane muyegeza ko namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo tukamuteramo imbuto yo kwihangana wenda imana izasanga soso ahinduke ntawamenya ibyo nibyo ngiye gukora wowe ndabikora vuba rwose ndagerageza mwumvishe mukore divorce kuko niyo ikenewe kuko guhora gucangacanga byagusaza burundu rwose aho ngaho urabumfashije kuko nta buhumekero kimwe no gusinzira sinsigaye nsinziraga
ntabwo wabona n'umuntu umuhanganye kuri uvuga ngo arasinzira. none se wasinzira gute nyine? Ni ikibazo kandi soso akimara gukorera mwarimu ibyo bintu nyine twavuga ati basanga ari ubusazi n'iki, ariko kumva ko pasiteri gifite ibintu biri kumwirukankana kandi ibyo ngibyo bintu byatumye mukeka kuko yazaga hano ngo nimwiyunge akamwe ngo ndi mu makosa n'abameze nk'untera ubwoba aho ngaho ati wapi iyo ntera ubwoba ndi mu makosa gute nta kintu umutima wanjye unshinja. Urumva nubwo kabana ibintu byose soso akora ntabwo ari ibintu bidafite ibimenyetso, ariko nawe ubwe hari aho bimurimita kuko hari ikintu umuntu ushobora gukora nawe akabura uburyo akikuramo. Birumvikana, niyo mpamvu ahora yiruka adahamahama. Birumvikana rwose yabaze icyo yikeka, ariko buriya agatsinzi kazaza namwe ya ruguru kandi buriya nta kintu kitagira iherezo igihe kizagira buriya amakosa ya sosi yose agaragara. Gusa njye amahirwe ngira nuko byibura buri wese tuganiriye agenda nyine agera aho bigatangira bimucanga, ariko nyuma akaza kubona kuri kodengana. Rero urumva umugore yahagaze ku mugabo aravuga ngo sinkunda bari ibibazo cyane. kandi rero urumva nkuko nawe ubyumva akana kakabyumva n'undi akabyumva biba bigenda igihe kizagera menyekane. Rero biramenyekana ukuri kukajya ahagaragara. kandi ikindi n'ubu urumva ngenda byumvise ukuri kwabyo ndakumva. urabigiye no mu rubanza nubwo nta bimenyetso biba bigaragara, ariko nkanjye ngenda numva ukuri kwabyo kuko ndabizi nubwo amategeko agenda akurikizwa habazwa ibimenyetso bifatika, ariko nkanjye ukuri mba nkumva ikibazo kimeze. Niko bimeze, ariko buriya nka pasiteri iyo aguha amafaranga ugahita uyafatira ugahita umufungisha yari kuba ari ruswa. nabyanze byaciyeho nabyanze namuhakanye nawe byatse. Sibyo ko nasura buriya ukushanyijeho na pasiteri buriya abakirisitu bakurakarira buriya nawe bameze nk'umuntu ufite abafana ukuntu. cyane rwose buriya nta mpamvu wenda yo kwitanya na pasiteri, ariko nawe buri gihe kizagera biriya bintu bimugaragara kandi urugo rwe ruzasenyuka, icyubahiro yari afite gitakare. Usanga ko kuri twamwizera akajya imbere akavuga ati usange kwa guhihwisa byuzuye urusengero. nese wagize ngo ikinyoma hari ugihisha iteka reka ntabwo bibaho ngo, ariko nyine wa mugani na byiza ko umfasha nanjye bintera imbaraga, kandi bajya baca umugani ngo umugabo waguye nyine undi ahatera utwatsi cyangwa se nk'uko kubise umuke wirenza urugo, ni byiza cyane kandi rwose njye nta kuntu ntaba nagize umugore akananira. nibyo tuba tugomba gufatanya ni byiza kuko iyo dufatanyije ikibazo kiriho turagitsinda. ikibazo nuko twaba turi gufatanya mu bibi, ariko iyo dufatanyije neza bimeze neza cyane. Birumvikana rwose, ahubwo nuko umuntu atabona ikintu nyine yagushimira, ariko rwose buriya nanjye mba numva umutima ukomeye iyo haje umuntu unshyigikira rwose. sawa rero buriya tuzasubira ubutaha dukomeze tuganire ikibazo tugifatira umwanzuro. nta kibazo rwose, reka nkugeze ntari imbere gatoya. sawa mpamvu ko waba wansuye. oya rwose tuba tugomba kureba ikibazo tukagikemura. ariko urakurirwa ubazi ibyuzi ubwo burozi niwe wabumpaye si uratuvukana se nyine niwe wampaye amarozi mp'abagabo batuvukana se bivuze ko njye amabi ni wowe akora nanjye yakora mukuru urumva ubwo nanjye ubwo wampaye mp'abariya nawe nibwo wahaye umugabo wanjye urumva ntugashike kwigira mwiza urumva neza ngo mfite amarozi njye mp'abagabo none se wirirwa ubibambaza ubwo niwe mama yabiraze rero mama se yarabigiraga ubwo yarabigiraga se we mukuru se wantanze kubona uko bivuga nkaho yaranabifite koko urabizi ahubwo mvura ahubwo burampa amakuru neza amakuru usa meza y'ibyo birozi uri kuvuga we ko ari ubugoryi bwaba ndakwiyamye we urumva bituma utamenya icyakujyanye mu rugo ndavuze ngo nzibaho ukaza urugo iwanjye urumva mu rugo iwawe se waribagiwe ariko icyo uri cyo muri uru rugo kuri indaya ntacyo ni indaya ariko yitabwaho n'umugabo kwitaba njye rero ntabwo anyitaho kwitaho gute se wirirwa wibambaza kuba ubonye bose ahubwo urakaje ngaho inde uzatanyitaho rake ubu yakaba yaramfashe yaransohoye ahubwo ari njye wagiye kumurega kwa ko yantaye hanze urumva kubera nyine anyitaho naragusohoye ngo mbanze nkubwire n'ubundi nzanagusohora. wansohoye se ndetse ngo menyereke imbere ndebere sohora nyine nase ubundi uribwe kutazasohoka umva nkubwire ndakubwiye ngo usohore noneho nomero iri gucamo noneho mbanze nkwemeze cyangwa wowe ariko ubundi bukanyisha mu bihe wabuze iki ariko ngo usohore ahubwo uziko ariko ukiraho amafaranga wowe na pasiteri kagira inkuru urakugo se wayatanze pasiteri urambaza iki ninjye nararushye sose njye ndyamana na pasiteri njye se ndyamana nawe inda wazikuyemo mutaryamana wazinyweye mucecekesha ahubwo umva nkubwire nawe ndakwiyamye abanyamagambo ahubwo hano muri urugo
ahubwo we ngabanya no gutaka ahubwo we ngabanya amagambo muri uru rugo ntaha njyahehe cyangwa ntubona wenda iyi nzu nubwo wayubatse nicaye urumva iwacu nicaye ndya neza ndyamye ariko ubu ngubu nyifiteho uburenganzira 100% kuri iyi nzu nta burenganzira we nabo ufite bwo kunsohora ahangaha mu rugo uribuka ariko ibi ngibi byose ari ibyondo uri kubona ni ibyondo nakongera nkarunda ibindi rero inzu ko nawe batari wayingushije tekereza ariko igihe wabitayeho n'amafaranga wayimenyeho uyubaka urumva se waba urimo urunguka waba urimo urati cyangwa waba urimo urajya hasi ubu se niho uri kuntera ingabo mu bitugu ngaho rero genda nyisigaye yagiye bamwe nka pasiteri ngo gutanga amafaranga ngo noneho ngo bagire ute ngo bamfase ngo kubana n'iyi karashika iri ahangaha uratinyutse uravangundi karashika uratinyutse uravangundi karashika porofesa nkubita none n'ubundi kuba unyise ngo ndi karashika oya ngaho nkubita rero ariko raki nawe ndarakwiyamye ahubwo ndakwereka ngewe oya nkubita none ndiha none iri gucamo ndiha iri gucamo se niba nkubita kira nkubita none cye kivuga ahubwo ubundi mwamuretse nkamuba nkure kurase nkure kuramubitse umva uranjyana hese ko turi kumwe bambwiye mukecuru yumvira ku mugabo urumva ubundi irabubona umukecuru se ni ubusa ari wowe nawe ahubukana kabaye nk'agakecuru ni kandi wowe usa n'abagore ahubwo ibisazi nawe ugeza kubona ndukunda agakecuru ntabwo uba waragiye ukasaba twarangiza tugasezerana twasezeranye se utandeba nene ko umuntu aba akaba akubwira ngo uri bici ugatera amahane ubundi ntabwo bayumbaza kuvuga umuntu akureba ubwo rwose ubonye wimanika ndabyumva sibyo none wowe n'uyu nguyu muri iki mwebwe ntabwo muri indaya tuvuge se ko mwasezeranye nawe wakoze ibintu nyine biciye mu mategeko nawe uri indaya urumva nawe uri indaya babanza kubwira isoso amasezerano dufitanye nawe mfitanye na raki aya raki niyo yanyaje nawe Imana ishyigikiye ibyo rero birakureba njye ntabwo tubireba nanjye rero ibyo ndimo menya ko ubwo nanjye Imana ibishyigikiye urumva ubundi biba bikuriye ariko ubundi wibagiwe ko mwagiye gusezerana ari pasiteri wabigiyemo kwiyamye kuzajya ucecekesha ndakura ukubita mvuna nanjye ndakura n'urukiro ruriki mvuna nanjye guhera kandi urukiro ibeshye sibeshye pasiteri ubundi mwaretse nkamubakubita ngo guki ntabwo ukubita ndakura ariko rero uruhuza kuginga igivagundi cy'umugabo urabona ukuntu ugiye ahubwo si uruzi ko ari umugabo uri gutuka ngasubira mu bitaro nawe mwere ese nawe ngewe uri kwibambana ndemera nawe nshengokera ku mugabo ndagukubita n'ushaka kubana umugabo wawe ni pasiteri urebe ukuntu ngize banza ibyo bihugu byawe ukakimeze gusa urabona ukuntu ngize kuko wibukira umugabo n'ubu wakazi bawe ngana nyine wantuzeho ngase subira mu bitaro nawe mwereke wakubye hasabye agenda gute umva nkubwire ntabwo biri bwana ya mudi wankubise waretse ubwo mindega gatuze imbere wankubise wakute mu muki urabona ukuntu kubita kagiye uva imbere banjishe cyangwa nkubwire uretse ndagufungisha kandi uraza kuwubire genda ujye uva imbere nakubita kandi wazi yibamba ese wagiye ukana kurya umva reka iki nkubwire urumva reka nze muhamagare reka nze nzane polisi urebe ibyo bawukora ngo mve imbere uhoha mbese ko kireba gusa mwabirayamwe gusa uko bisa nicyo cyagushobora ushaka ukaba wakishinzwe ku bantu ko nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora ayandi mavideo